iki kiganiro kandi turagaruka ku muhanzi Israel Mbonyi Cyambu mumaze kumenya ku mazina ya Israel Mbonyi. Ni umusore rero wagize igikundiro gikomeye cyane ndetse agira indirimbo zakunzwe n'abantu batari bakeya. Kuri ubu ari gukora album ye ya gatatu. Umuhanzi arabeshyuza amakuru y'uko fondasiyo ye y'ubugiraneza yiswe Israel Mbonyi Foundation ngo yaba yarahagaritse ibikorwa byayo. Yagarutse kandi kuri tuwa ye agiye gukorera mu bihugu by'Uburayi nk'uko yari yayitangijwe yiswe Haruzima tuwa. Ibihugu rero biri gusa we present not to kubyerekana kwereka ko dukora cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'iburyo nicyo kigiye gukora ukw'ibumoso niko kabimenye. Rero inzira twahisemo kubikora bucece, nta mpamvu yo guhamagara itangazamakuru cyangwa kubwira abantu bose ngo twafashe umuntu twagize gutya. Sinabyiza ko ufasha umuntu ngo wereke abantu bose ko wamufashije. So ni ubwo buryo twabihisemo, that's why nabikuye nyine muri public bigira ibintu biri personal. Niba ari uwo dutegereje gufasha Imana ikadusohoza tukabikora n'umutima wose, ariko tutarinze tumushyiraho amakamera. Niyo kwerekana ko twabikoze kubera ko nta inyungu yacu inkora ntacyo ibaye iyo ngiyo, gusa ibibaye ko nyine twiyerekanye gusa. Rero twifuza umugisha wuzuye, nta mpamvu yo guteza abantu umuntu wafashije. Niba afashijwe ni byiza gufashwa, ariko bimenywe nawe umufashije gusa, si ngombwa ko abandi bose babimenya. Niyo nzira twabigisha nakora rwose ndetse cyane. Iyi album isanzwe yakoranye Imana no guhimbaza Imana. Ubutumwa burimo bw'umwihariko nuko hari imvamutima cyane yo kuramya kuruta ibindi bintu bigeze kubikora. Nk'uko nakubwiye, ubutumwa rusange bw'imvamutima yo kuramya no guhimbaza ni ubutumwa buvuga cyane. Ubutumwa rusange buri muri ino ndirimbo birabonga bishimye agakiza k'inkankoya ari n'ishimwe riva ku mutima wanjye. Ndirimbira Imana nyinshi akumvira uwo yose nanyuzemo Uwiteka abikoze kuba umugambi mwiza kugira ngo mbashe kumwegera, negere umusaraba kugira ngo mu gihe cye cyiza akomeze kumbuza no kumvirira neza. Rero ndavuga ngo nzagisha ishimwe ryinshi umuntu kubw'agakiza ke. Hari ubuzima bwihariye tuba natangiye muri 2012, ntabwo nahita mwaka nagiye gukora mu bihugu bitandukanye. Kuri njyewe hari ubuzima tuba tuba isi yose, kuzenguruka isi uko Imana izajya icuruza gahoro gahoro. Ntabwo ari nzakora umwaka umwe, ntabwo ari nzakora imyaka ibiri, nzakomeza gukora. Rero igihe ubu ngubu ngeze mu Bwongereza muri icyo gice cya ubuzima tuba, ariko ubundi nabanje mu bihugu by'i Burayi, Bwongereza ntabigeraho, Canada naho nkurikizayo. Ubwo hazaba nyuma yaho Imana imushoboza n'ahandi hari ubuzima tuba. Rero ni tuba y'ibihe ntazi igihe bizarangirira, ariko ndayikomeje. Ubu naragiye mu rwego rw'ubutabire rw'abantu batuye hariya. Iyo babizi ko uri umuririmbyi, uri umuramyi, babizi ko usanzwe ukora ibintu nk'ibyo, hari ukuntu bakwegera bakakubaza ni iki bisabwa, ese ndagutegura ngo tube natwe dutarangire, ukabasobanurira babishobora, then ukaba wagenda mukabana muri ibyo bitaramo. Ariko hakaba n'igihe bakubwira bati rero twebwe hari ibyo tutabasha, ariko wadufasha ibindi naho tugafatanya gutegura. Rero nkabikora n'inyiko ese muri make imyiteguro ariko mfatanyije n'abaturage baho byose ni ibiganiro bihera mu biganiro, bihera mu kubanza kubaza icyo bashaka gukora. Ese bashaka gutumira mu rusengero, bashaka gutumira muri konseri yo kwishyuza, konseri itari yo kwishyuza, ikindi ni ukuza gusa kubasura. Mbese bitewe na kadire bagutumiyeho. Rero muri ibyo biganiro mugenda muri reflexionity, mugafashanya mwese isabwa hano twakora iki twakibasha, ariko byose ni ibiganiro. Ibiganiro byagenze